ndashima umusaraba wa Yesu, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu, ndashima umusaraba wa Yesu, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu, ndashima umusaraba wa Yesu, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Yesu ndagushimira igitondo nk'iki, Yesu ndagushimira akanya nk'aka, Yesu ndagushimira uburinzi bwawe, Yesu ndagushimira kubaho kwawe, Yesu ndagushimira ineza yawe, Yesu ndagushimira amahoro, Yesu ndagushimira ubuzima dufite, Yesu ndagushimira kubaho. Baturiho ni wowe uduhesha ubuzima, ni wowe uduhesha kubaho mu mwuka no mu mubiri, imibiri yacu ikabaho, imyuka yacu ikabaho, ni wowe tubikesha. Yesu ushimwe, Yesu ushimwe ko waturinze, Yesu ushimwe kuko wemeye bikemera, byemeye turabasha kuvuga, turabasha kubyuka. Ushimwe Yesu, usingizwe. Igitondo tuguhaye icyubahiro kuko ari we waturinze ijoro ryose, ko ari we ukuyeho ijoro hakazaho umunsi. Turagushimiye kubw'ubuntu bw'umunsi, izina ryawe ryubahwe, amena. Kadusome Petero wa mbere 1:3, umutwe w'amagambo uravuga ngo ishimwe ry'ibyiringiro by'agakiza Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ariyo na se ishimwe, kuko yatubyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima, tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo. Amen. Iri ni ryo jambo twatura ku munsi wacu, dufatanya n'umunsi wacu, dushyira ku munsi wacu, dushyira mu buzima bwacu, dufatanya n'ubuzima bwacu, n'intambwe zacu, n'amaboko yacu uyu munsi, n'imibereho yacu y'uyu munsi, uko biri buze kugenda byose. Kuri buri munota w'uyu munsi handikeho ngo ishimwe ry'ibyiringiro by'agakiza, nuko umwami wacu Yesu Kristo, nuko umwami wacu Yesu Kristo ari we umwami Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ariyo na se ishimwe. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, Imana Data, Imana Rurema, Imana ivuga bikaba, El Shaddai, ishobora byose, Elohim, irema, ishyiraho ibitariho, Jehova Rafa, Jehova Shalom. Iyo Mana yavuze ngo isibeho bikabaho, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ari nayo ishimwe. Turashimira Imana iki gitondo kuko yatubyaye ubwa kabiri. Ubyarwa ubwa kabiri ni ukumenya Yesu, ni ukwakira Yesu, ni uguhinduka ko twahawe agakiza kubw'ubuntu. Ariko ibi byose kugira ngo tubone agakiza ni imbabazi twagiriwe. Turashimira imbabazi z'Imana ngo yatubyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri. Imbabazi z'Imana nyinshi ziri ku buzima bwacu, byose tubikesha kubabarirwa, tubikesha imbabazi. Hatabayeho imbabazi ntibyakunda. N'ubu ngubu kuko turiho ni imbabazi z'Imana. Umuntu akora ibyaha byinshi, turi mu isi aho ibyaha biba, tugendera mu isi y'ibyaha, tubana n'abanyabyaha, natwe ubwacu twisanga twakoze ibyaha, yewe rimwe na rimwe tutabishaka. Ariko aho dutandukana n'abapagani, aho dutandukana n'abatazi Yesu n'abatazi Imana, ni uko twe tuza tukabyihana, tukagaruka imbere y'intebe y'ubuntu, tukihana, bikatuva muri izo mbabazi nyinshi twagiriwe, Imana yatugiriye uko ziri zingana, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima, tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo. Byose ni ukubera umuzuko. Iyo Yesu atazuka byari kuba biturangiranye, iyo Yesu atazuka ntago byari gukunda. Ariko turashimira Imana yo yazuye Yesu. Haleluya. Umwuka wera w'Imana wazuye Yesu mu bapfuye, ngo niwe mfura mu bapfuye. Turashimira izi imbabazi rero twagiriwe nyinshi. Bibiliya yavuze ngo ni imbabazi nyinshi, ntizishira.
imbabazi z'Imana Zaburi bivuga neza ngo zihoraho ibihe bidashira. Iri jambo riri kumfasha ngo kubw'imbabazi zayo zihoraho ibihe bidashira, zihoraho, ntizihinduka, ntizishira, ntizigabanuka. Niyo mpamvu mu mbabazi biracyashoboka. Uyu munsi handikeho ngo kuko imbabazi zawe Mana zirari nyinshi, ibyiringiro byanjye birushaho kugwira, birushaho kuba bizima, ibyiringiro byacu birushaho guhagarara, ibyiringiro byacu muri Yesu Kristo birushaho kwaguka. Haleluya! Amashimwe agumye kuzura muri twe kuko twababariwe, kuko twabonye imbabazi. Tugurushaho gushima Imana. Uyu munsi ushima Imana, ushimira Imana muri buri kantu kose, wandikeho amashimwe. Ugire buri saha cyangwa se ugire umwanya ushima, ubwire Imana ngo Mana ndagushima kuko wambyaye, kuko ubu ngubu amazina yacu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya, haleluya. Tubishimire Imana, twamamaze Kristo, kandi imbabazi z'Imana zirushaho kumenyekana. Izi mbabazi zitwomeho, izi mbabazi zikorere ku buzima bwacu, izi mbabazi zikorere ku mateka yacu, izi mbabazi zikorere mu buzima bwa buri munsi, buri saha y'umunsi hakorereho imbabazi z'Imana. Haleluya! Turagushimira Yesu, turagushimira wowe wemeye kuza kugira ngo tubabarirwe. Iri ni ishimwe ry'ibyiringiro by'agakiza, nuko tugufite, kandi kuba tugufite dufite imbabazi z'Imana. Kuba waraje mu isi dufite imbabazi z'Imana. Kuba waradupfiriye dufite imbabazi z'Imana. Kuba waraje mu isi ukaza ukabana natwe, ukaba muri twe, turi kumwe n'imbabazi z'Imana. Kuba waratwitangiye dufite imbabazi z'Imana. Imbabazi nyinshi zitagabanuka, imbabazi nyinshi zidahinduka, imbabazi nyinshi zaduhesheje kwitwa abana b'Imana. Turabigushimiye Papa. Uyu munsi iki cyumweru dutangiye byandikweho ngo dufite imbabazi z'Imana nyinshi. Buri saha y'uyu munsi twanditseho ngo turashima imbabazi z'Imana nyinshi. Buri segonda y'uyu munsi byandikweho ngo dufite imbabazi z'Imana twagiriwe. Niyo mpamvu tudafite ubwoba, niyo mpamvu tudakangwa n'ibi, niyo mpamvu tunezerwa tukishimira mu Mwami wacu Yesu Kristo kuko yabiduhesheje, kuko yazutse. Haleluya, haleluya. Kubera ko ariho natwe turiho. Ushimwe Mwami Mana, ushimwe kubw'ibyo waduhesheje biciye mu mbabazi. Ushimwe kubw'impano y'agakiza twabonye biciye mu mbabazi. Ushimwe ko dufite ubugingo buhoraho biciye mu mbabazi. Ushimwe ko tuzongera tukabaho naho byarangiye, naho umubiri wapfa, dufite ubugingo buhoraho imbere yawe Mana. Ushimwe amazina yacu katacyanditswe ahandi hose, ahubwo barurirwa mu gitabo cy'ubugingo, mu gitabo cy'abemewe, cy'abajya mu ijuru, cy'abakunda Yesu, cy'abategereje. Haleluya. Izo mbabazi zituriho, izo mbabazi zomatane n'amazina yacu, zomatane n'imibiri yacu, zomatane n'imiryango yacu, zomatane n'ibyo dukora, zomatane n'ibirenge byacu, zomatane n'amaboko yacu. Uyu munsi gukora kwacu kugendane n'imbabazi zawe. Aho tunyura hose imbabazi zawe ziduherekeze, aho tugenda hose imbabazi zawe zitukore, zituvugire, zisobanura abo turi, uko twababariwe. Uko imbabazi zawe zigenda mu isezerano rishya rivuga ibyiza. Mu gihe icyaha cyatuvugagaho ibibi, cyavugaga ko turi abo kurimbuka, ko turi abo gupfa urupfu rubi, ariko imbabazi zawe ziraza zikabivuguruza, zigashyiraho irindi sezerano rishyashya. Haleluya. Rigashyiraho irindi sezerano rishya, rikavuga ko twababariwe, rikavuga ko tutagipfuye, rikavuga ko turi abo kubaho, rikavuga ko turi abanyamugisha, rikavuga ko turi abanyamahoro, rikavuga ko twemerewe Mwami kugezwa ahandi kure kubera izo mbabazi. Haleluya, haleluya. Ndagukunda Yesu. Shimwa, himbazwa none n'ibihe bidashira. Turatura imbabazi ku byacu, turatura imbabazi ku bugingo bwacu, turatura imbabazi ku mazina yacu. Iminsi yacu yose yo kubaho isigaye igendane n'imbabazi z'Imana, ibeho mu mbabazi z'Imana. Isezerano riri mu mbabazi z'Imana ryomatane n'iminsi yacu yo kubaho, ryomatane n'ibikorwa byacu, ryomatane n'amasezerano yacu, mu izina rya Yesu. Amena. Murakoze, umunsi mwiza. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Mwibuke gukora subscribe cyangwa se sabone. Shalom.